mukazi gute cyabiragenda ngero kirageza ndega ura muri zo biragenda ubundi ugasanga harimo amananiza mu kazi ariko nta mahoro ko nawe nagutuma umwanya wo kuza kwita shawase k'akazi karantwaye madamazera karantwaye usanga nsigaye nkora amasaha y'ikirenga ugasanga biragoye ku buryo wabura n'iminota 15 yo kuvuga ngo reka nicare n'abana tujyane ariko ushe ndibutse nta kuntu buriya abana bavuye ku ishuri bazajya bakoresha utu siporo kuko nkunda kuza bwije mu saa 2:30 saa moya ugasanga bakireba akoresha utuntu twa etide tukanabona aho tukaganira ewe ubonye ukoresha etide wa muhungu wawe ugira ngo arakiga utamenya uko yabaye ikigo yego ko mana yanjye ishuri riramunaniye ni ukuri kw'Imana yesu we ahubwo niba uri bumujyane mu myuga simbizi ko nabona agaze ubwenge w'umwana se cyane ko nyine njyewe numvaga yarakomeje abonye azamuka ari umuhanga nkabona nta kantu kari macuwa sinzi ko kagize ngo kaba kagore ko nta mwanya ugira wo kwita ku bana bawe mbese reba nk'ubu umwana ajya kwiga guhera ku wa mbere ngiye bahera ku wa mbere bahamagara bambwira ngo umwana yageze ku ishuri niba ari inshuti mbi yahuye nazo muri kiriya kigo niba ari izo yakuye hanze ntabwo mbizi numva ari ibibazo rero nimba yigeze kuri bene nutaguhana se urabona azahanwa nani kuba wibereye mu kazi nta mwanya ntaki ubwo wowe wabwira ko ari iki ariko sheri kuba bimariye uwo gushaka minervari z'abana tukazitanga kuza buri munsi nkaza nkababwira amakosa yabo utanga minervari utabaganiriza se byo biramara iki n'ubundi urayishyura ntiyige ese bagiye kwishuri ubu bagiye kwishuri ukunda sambizi koko we yagiye ijoro yagiye dore nyamabara wararyana hamagara wumve nepo karabe bwana mubwire birakabije cyane njye ntabwo nari nzi ko bigeze ku rwo rwego n'Imana njyewe ndi gushaka amafaranga iby'isi biranduhije niba uri bumujyane mu myuga niba ari ibiki simbizi ibyo gukora ko kitaza niko kigenda dore mwana cyaraye cyane sinzi ariko ahari se mami ko utagiye ku kazi ese ibi ni ibiki wambaye noneho ntabwo uzi gufunga aka nakumira nuko usiga bameze ubwo nanjye narabyaye ese imyenda nagutwa nsanzwe nyambara ese uyambara imeze ityo ubu ni ukugabanyisha ipantaro ikamera gutya ibi ni ibiki washyizeho kuki utiyogoshesha ameze bityo ubwo nanjye ndagenda mu muhanda nkavuga ngo ndi umubyeyi rero dore urusatsi uko rumeze upaka mu ngabo ese ubundi wabaye iki kwagira ngo waraye unywa inzoga njye ntabwo nywa inzoga none kuje udandabirana ariko nyine utajya ku ishuri kare nk'abandi ese iki bagiye utareba ubwo n'umukozi wacu bamwirukana njyewe mukozi niwe uneza ibibazo njyewe njya kwiga mfite inzara nta kitugaburira ntitukibona icyayi mushiki wawe ko yagiye yose reka nkubwire mwana wa nindamuka mbajije perefe nkasanga ku ishuri ufite imico mibi turabyenga bikiri imitobe mwirukane akagususuza njye nkajya no ku ishuri mu kanatari reba ya mafaranga mwambaye ngiye kwigurishije niyo ntera yariye kubera inzara yari yaje sinywa icyayi sinya ibyo niba bigurisha sitoke mwakoze se ubundi mutajya munagenzura ibintu byari mu rugo aho nimunyumvira mwa bantu aho nimunyumvira ariko ubundi usigaye unywa ibiki ni mugo n'urumogi ni itabi ariko usigaye unabyoga ahari ahubwo mami unasurukurizwa n'iki njyewe uriya mukozi nimutamwirukana niba mwana mukwezi ngororero niba mwana mukwezi jewe mumwirukane nimutamwirukana singomba no kuba mwuru urugo rwanjye ndigende ahubwo ngiye no gusaba ubundi se cya kigo ry'icyo pijo bakirya ntabwo tubibusora nuko nanganaga ariko nyingana n'amafaranga muma yo kwiyogoshesha ndayarya mbona utuzuye ni ukuri ko Imana dore ntushaka umujyane ikarayezi kuko nta kintu dufite ubusa dufite iki muri iyi nzu uriya mukozi arabikora wa mukozi nase bari kurizwa n'iki uwo mukozi wasanga umwana afite ikibazo da mushiki we ko yagiye ku ishuri se ntawamenya buriya akaza kureba umukozi tubaze umukozi niwe twumve ukuntu bimeze usigaye uba ibiyobyabwenge pijo we pijo ntabwo icyo cyumbara ureba se n'ibipantaro bibi wese iki ni ikirona bita dore ibipantaro
Ngosha. Na shiriza. Ngosha. icyayi se kiri Nzebe. Nari ndi kugitunganya. ari kugitunganya amasaha yo kujya uri kudukerereza icyayi bagiteka kuva saa 10 kugera saa 4. Rero gazi iri kugena akanyamaso. ariko shari bawe noneho ni ahubwo asigaye anywa inzoga asigaye anywa inzoga njyewe nuko nanze kubibabwira Yembwera. mabwirwa ngamba kunari kunuka Yewe na wajyana munamuhemba wajyana mu muhemba we mana we ndikorera njye tuzanye icyayi twibere twigende zane n'amajyani. zana icyayi we. Nawe imbe hano. Genda. wowe byaturaza kubitekerezaho Genda vuba. dore uko gisa dore wagira ngo Baza kwishimira niba ntabwo dufite. wakigoryi ko Sheri. kimeze Niyo mwana beze nabi. ko urabizi ubundi byirirwa muri iyi nzu urabizi cyangwa ubona utaha saa 6 z'ijoro ukagira Reka tube dore Bagutumye iki wowe? Bagutumye iki? umuntu n'icyayi. Iki ni icyayi. Bamba n'amajyani. ako mbabarira udebere none iki cyo niba noneho cyoga niba kitoga Karerwa hehe? Noneho mwe mugahanagura. Pijo ubundi ugaheruka koga vayo hano niko Pijo ubwo uheruka koga muhungu Yes. ako wagiye umbabara ukareka kunsebya mwabiko ry'iyi Urabona kera noneho kigiye kwambara ubusa He? zari cyayi twigwere mbabara agenda Yava vana ndashaka kujya mu kazi. Yava vuba. ururugo ari warwirirwamo kuko ntiwasara Sheri wararushye pe. ese biriya ni ibiki Mbega umukozi noneho we. ariko ibintu bigomba guhinduka. aka nakumiro uragira umukozi w'ikigoryi ugira umwana w'ikimara ubwo sibyo dore kurusi ajya mbaganire. Turi bangaye kuzanya bitatu. Turi bangaye kuzanya bitatu. Ese njye naranga. ariko Nsanya kubarya nsanya nawe. Nsanya nawe kuzirya. Suze igikombe kimwe. Nzana icyamata cyangwa nzana. Suze igikombe kimwe. Nzana icyamata cyangwa nzana amazi. kazana amagara kazana uburozi wa kigoryi imbere ugiye kungaburira amazi mu rugo rwanjye ntabwo amaha kigura buryo ako mwagiye mumbabarira ko Abikomeye rero. Ndabona igisigaye ari ukujyana ku ishuri nawe akajya kwiga. abo si ibikombe byo ndebera n'izina ry'Imana ndebera ese wabyogeje ako Pijo ko waje uri muzima wabanje mbere y'icyayi uzana isukari. Ajyana. ahubwo se ko mbanza y'ibintu bibiri aho harimo icyaho harimo iki Ngurya ibihope. Wa mukozi se. Sheri. Reka turebe ko aza kuzana icyayi kuko twamutumye kuva kare. Ndabona arimo gutinda, reka turebe ko aza kuzana icyayi. Tumwe tujye mu kazi. Ngiye ndimo ndakererwa amasaha yanjye yageze. ahubwo ndabona tugenda tutanakinyweye Pijo Ase Sheri. Numva umukozi wamuvanye he? Umuntu atuzuye. ngira ngo si wa mudamu w'inshuti yanjye tuyaha imbere wamundangiye se ariko narumiwe niba ari iki dore ntaretere mu nzu baraye Isukari imoda. asomyeho izina ry'Imana ako wakigoryo ubundi ubwo uruzuye Mamuja situmaze imisi dukundana njye nawe no gutangira. ngaho wabumvise Ukunanya ko buja. kigoryi Ukunanya ko buja. Turi inshuti. kicura Twakumira abanyarwanda. Ukunanya ko buja. Ebera nta bwenge Reka nta turebe wasanga ari nabyo da. Munywe igici. Bose munywe igici nimwagena. wakigoryi urabihaha waramahira ku buryo ugenera Waragiye hano uhaye icyayi. urabona Uhaye ibyo kurya hano. hasoni Nugera ku kazi ukajya ku. waragerera umugabo wawe Ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki mu rugo? Aha ni muri office. ahubwo uyu nguyu abazimagira ashobora kuba ariwe w'abantu Zari sukari mo kuni. Ndebera Zari sukari. n'izina Zari sukari niwe. Zari sukari. Zari sukari. Teka hasi zari sukari we. Mbese. yewe hari igihe mbarabuze n'ibyo mvuga urabona turi bujye mu kazi kuko niba ibyaha igiye kubireka akigendera Aho numva ari kimeze nk'igikonje. Ushobora kuba atanatetse icyayi gitatetse. Hari amazi ashyizemo. ntabwo se urabona harimo amajyane ubu ngubu ese ko umuntu aba yaguze amata yo gushyira muri iki cyayi nibura wenda tunywe amata tubone ko ari amata wakigoryiwe ako Pijo icyo gikombe uzanye n'iki Njye ntabwo mpuhomera se. gahorombora biri burozi urahoromera Aka nakumiro ye. Ushaka gusangira nanjye? Ntacyo reka. Teka n'isukari. ako wakigoryi wiki ako we Boss isukari irimo. ako Pijo
kumuzanye umunyu se ndareba iki kuzanye umunyu hano isukari yarahenze isukari yahenze ku buryo uzana umunyu hano ku meza ibyo bintu reka nkubwira Picho wachi sheri ibi ngomba kubikemura Tuma najya rigiye gukubitwa genda ziriki kozira kozira iki gihe babaye bati turatuma umunyu nagendesha wa mudamu iyaba yarari hano nkamwereka ibintu yanzaniye ariko siko mbona Picho ariwe wanduje uriya muhungu wanjye shobora gutuma umunyu abakana kiza kikazana ibijya ku meza kigasanyana Yesu ni ugushyira isukari kigwaryiwe Konde ubundi amafaranga y'ukwezi baguhemba kumara iki isukari irimo ariko mabuja iri heza uri gukomba irimo hano ngaho cyangwa iri ku kiyiko uri gukomba amasaha njye kujya mu kazi nageze umva kai Picho n'izina ry'Imana reka nkubwire njye ntabwo ngaha nawe wagicucu ngayishyiriremo noneho mana yanjye ndebera Picho ngayishyiriremo ako Picho ubu noneho reka nkubaze wowe mwoye ibiki n'ukuri kw'Imana ko mbona amaso yawe ataraye wabaye iki saka abakozi baragura ntabwo ari karuku yari asanzwe nta kintu ameze nanyweye bose byakabije pe nise kudasa nk'ukora ndebera ubu si ibindoneho None uyu ibintu munsi umeze nka ndebera ndebera n'izina ry'Imana wajya ngo ni mayibo ariko ntunze mayibo muri uru rugo umunyu uvane hano hari naho ubundi bitwaye umva tugende Twara- ndabona Aki- iki kintu cyacu cyaza tugasarira hano ngaho ipfuwa kigwa ituka kitera kagina ariko reka mubaze Picho Picho wakigura buryo sheri ndabona ngiye kujya mu kazi re ko ndabona ibyo n'abakozi ntamenya reka nkubwire niba ibyo sinza gusanga wakimara Vira abakozi b'iki gihe ra mbwira cya kigori gikinzanire ishati yanjye nigende ndebera we napo ubu se umuntu aba yahashye iby'icyo wakigori igihe umuntu ahashya ntarye kandi yahashye bakuzaniye ikote tugiye mu kazi twe twayivamo mbwira icyo gihugu kinzanire ikote nigende cyangwa urinzanire nawe sheri ndabona bitoroshye cyafite urugamba rurerure njye kuryizanira yewe byanshanze rwose kamagare ku kazi numve we Picho amureza nigende kuko ndabona iby'uru rugo dugumyeho byaza kuba ibibazo wagira ngo se nta menya itameshe ntabwo imeshe bose urabona imeshe akibi ni iki we nyumvira Hera nyakubahwa. ndebera njijira kimeze ibyo ntabwo ari byiza iyo mico mutangiye sheri pay attention ese njye nkoze iki umugabo mwiza nawe ntugakabye wowe ubona ufite abantu bazima muri uru rugo yava tuye mu kazi ahubwo tugende haguruka Picho va wandurure hano wakibura buryo nawe uri gukubita amatelefone hasi so umukozi wawe se wigize ikirimo arimo mugani akira telefone yawe ko uyisize se akashugu cyashasha kirongaho ndakweshinga mfite ariko buriya ugira ngo uyu munsi ndi bukore nta mahoro naba mfite byagenze bitese cyane amahoro nagira urugo rumeze gutya ahubwo reka nikozeyo ndaza bito nongera ngaruka ubwo twasubira ngiye reka oya reka mbanze nikozeyo ndi buko bimeze nanjye ndahita ngaruka okay sa batiyo Yewe Pedro, gusa nawe ni kukwinjiza ifashe bitetse imana. no kunjomba Simana wagereka kwigira itange vipi zawe. nose ko wambaye ibyuma byinshi ku mubiri wawe umuntu ushaka kunyerera Ese ko wigize itange vipi zawe. ese ko mbona bisi ariko uzasubira mu cyaro cyangwa uzapfira ina Cyaro sinzajya kumara iki? Hari ikintu uzi nasizeyo. asamaze kutura cyangwa byari Simana urabona nakatirira job. Ahubwo we vipi zawe. nta bintu ngwabirekamwe Ntago njye ntibishoboka nago ngomba gukatirira amana. ubuse so azi ko wabaye gute Yabimenye se bibwiwe n'ikimana urabona ngenza asubira mu cyaro. ahubwo mbana n'izinja bazawe None Simana wagereka kwigira umuntu w'idage imana. kandi njye ntabwo nawe Uraho ujabiriye. Imana reka nkubwira urazi se. nuko duturuka mu cyaro kimwe njye ntabwo twavuga Nyine banza wumva. Abakire b'iki gihe urumva ntago bakunda abakozi baba bari aho bacecetse bajunjamye bameze mbese nk'imboga zaga bana wowe ugomba kuba uri umuntu uri shapu urumva uri shapu none se uriya shapu na mbona make najya nihuta nk'urusenda
bakurusira gusa mu nese urumva waba shapu mani gute udasoma ku ibaba vipi zawe ubundi bwanshukasha nta burara bwemeye muri runo rugo ntabwo rugendamo ibirara umva jereka nkubwire banza wumve nyine wowe bosi wagomba kugeza ukamurabura fresh urumva agasanga ewana gahunda zose ziri ku murongo bitewe n'iki nese urumva ubu ngubu reka tumubaze ubu ngubu kuva mu gitondo ukoze nk'ibintu bingana iki akakubisa akazi kose fast urumva ndagacangacanga hano nakubise cyangwa nakorofite nakubuye ibi ni ibiki ndeba ahangahaza urabona hano atari indabyo wumve ngo njyewe mbyuka saa 11 urumva nkabanza nkakubita ibaba yanjye ibaba ya iriya myotsi ubyumva ntubi cyane noneho nasoza saa 2 job yanjye mba negetse bitumye ukora cyane ahubwo sa no wakumenyera n'isano mbuko ubizima amaze igihe kingana iki ajya ni amezi abiri ariko se reka nkubwire none se basigaye bamemba ngaye nyine bubangejeje kurangaye muri ayo mezi abiri mamaze baguhimba ngaye umusigaye membwa senkani zanjye njye nyiri sinaje membwa 30 none usenkani zanjye nsigaye nzihembwa kuba iki bitewe n'ukuntu nkora cap urumva ngera hirya ugura ku ntoki ikisi igera hirya ariko uwo mwotsi wawe uri kujya uhumeka asundi jireka nkubaze imyotsi iri guhumeka nyine reka nkora buri muri umugise bimaze abanza umve reka nkora buri mana asubundi urambona ariko se kuko wavuye mu cyangwa umwana mwiza nta mbona uko ujya ufunga no urukumbona izi gafunga nyine reba ibirombe mpamagaze none sasa reba ubundi we vipi zawe nese jireka nkora buri izo kenzi baguhemba urabona zizakugeza kuki uragira ngo nanjye njye nambara agafunga misuzima oh mama gawe reba nk'iki kintu uba wambaye iki ni igiki aseji wagira kangakurabura ngaho reba nk'inkweto uba wambaye urebe n'inkweto mba nambaye oh mama we vipi zawe ubundi ariko kankubaze kumbona uko ushaka kuntunagira nk'iyicisha abantu watomuka ukagenda ukajya iwanyu mbagire kankurabura urumva ngaho ndebe ishati wambaye hano ndabona ushaka kunkorogoshora mu bwonko ngewe oya sishaka kugushaka mani umfashime yanjye urumva sirimuka hajya ngo gusirimuka ngo bigenda gute ariko urareba cyangwa mbamagaje hajya ino mipira ngiguranga kenzi kandi ukwezi kose mpembwa none rero ndeba ngiye nkugura urumva sidukora akazi kamwe nose ubigenza urayiba ariko menye uyiba kwanya nese nakubwiye ko ngeze ku mafaranga ngahe none wongeye waza mu kintu iyo saa 2 nashoje akazi kanjye bigenda biteze mpita nigera kwitegekera job iyo job ukakora akazi ko kwanja ko bujuka kora nakandi cyane rwose nose urumva amafaranga nyine yava he ahubwo ako kana nanjye najye njya gukora gute nese sinkubwira ngo reka nkora bure mani urumva wowe akira ngo uteme boro mani wanga wagenda ugashyira mu cyayi urumva mu gikoma saa 3 ku biryo ugashyiraho ewana ubundi ukabigira kano kaboro se kano bakita ngo ewana iyo bayita ibaba nashyira mu gikoma none wose nkabona gikoma nese kimi wazikura he urabona urimo uragenda ufata ku bikuta nase gatera imbaraga ibingibi nododo bishaka kuntungurira shaka hari ibyubaka umubiri urumva hakaba n'ibitera imbaraga hakaba n'ibirinda indwara hajya n'ibirinda indwara nawe ntago bizi hari imboga hakaba ibijumba hakaba imyumbati hakaba n'ibishyimbo hano bakugaburira ibijumba kandi ariko bose ngiye kuzamutekera sosi dengos ni hano bakugaburira ibijumba imyumbati ubundi hano turya umuceri waraye none ubwo ndabikora gute wowe urumva sombye ko ushaka akazi kakwinjiriza amafaranga vuba wowe urumva iri ni ryo banga guhaye uragenda ukavungure afise wikoraho nawe ngaho komeye wowe uragenda ukavungurire mu cyayi urumva cyase mu gikoma ewana ubundi wowe mu gitondo uzambwira ewana sangahe saa 1 akazi uzaba ugashoje kandi ndabizi babagiye mu kazi abakire bawe tujya kwitegekera akazi urebe ko gitanu cyawe utarajya utaka umunsi ugicyuye cyangwa se n'icumi
Ntabwo ari ikintu ari kumva neza. Niki niki utari kumva je? Ninjye urayinywa cyangwa ndayiha boss ayinywa. Nese simana wagireka kwigira inama. Ninjye urayinywa. Nese boss wawe ni burabugiye mu Kangende kuyinywa. Umva rero reka ariko wimurika mu gihe. Nindamuka nyiwe nkasanga ntibikora. Urambona. wowe uzantakare akira ariko akira. Iki? Wowe uzantakare nabirenze imana iki. Nubona bitari kuvamo uzantakare. Ariko utanyiba mwana ta hano kandi. Narabimenya. Pijo. Ué, Pijo. Pijo, mabé. Ako ubundi wumva wuzuye. Pijo, ibi ni ibiki? Niko Pijo. Bite? Ko mbona atari shyashya, ko mbona amaso atarayari. Muri iyi minsi umeze ute? Pijo ko atari uko waje umeze. Wabaye iki? Ntawanjye biniga. Biniga? Ibisa nibyo bikugira. Ndebera izina ry'Imana yambaye igitenge. Ako akigwa ryiwe. Ako ubundi Pijo ubundi uruzuye. Wajye ubiniga. Urabona buriya tutaberanye njye nawe. Umuntu yajya gushunisha. Shona ni ibiki? Urubona ntari icyuki. Ako Pijo ndebera no kuri kw'Imana. Namwe ako mwababyeyi. Nese ibintu biki noneho wambaye. Nose kuri kumvaza man. Nese igitenge cyagira gusize mubwira ngo ujya kubika wakimara we nicyo wambaye. Usaka kunyambura ubusasi. Nese nta bindi bintu wambaye. Mwereke boro yanjye. Ese Pijo ni biki muri iyi minsi uri kunywa ko mbona ntazi. Wowe reba. Ndagutamo. Ndagutamo ngiye. Uranama. Ndagutamo rwose. Uranama pe. Nje nawe. Reba wanantayemo byo. Nje nawe pole. Wowe ngiye kujya nkutamo imizigo yatanjye. Ino boro kuyo. Azana hano twumve. Ntukoreho. Yewe yazana nta kibazo nta twumve. Uretse. Debera mama muja kano kanwa kazo. Bakakagira gute? Kano bakita kanyukumva. Wowe urashaka kundoga noneho mana. Akuzi ko wigira idake. Akana kanu gatumye ubinika. Iliga se babiniga gute se Pijo? Zana hano twumve yawe. Erega zana twumve nta kibazo. Urame kibezo. Zana twumve. Onyegere. Baba mana we, baba we. Pijo akigoryo. Habaye iki? Tukaba wakicucu. Ni wajyadurije umwana dore ni utumye asigaye yarabaye ikimara noneho burundu. Pijo usigaye nk'urumogi. Ako mana we. Ako Pijo. Urajyamo nta cyane ujyamo. Pijo ni tukaba wakicucu. Dore Pijo noneho urananiye. Urananiye n'ukuri kw'Imana. Ushaka kunyirongorera? Ngaho nyumvira we, munyumvira n'ukuri kw'Imana. Ushaka kunyirongorera? Wakigaryo ndakurongora njye nawe turangana. Kanze. Pijo nase ubuno no uracyari mu maboko yanjye koko mbabara umbwiza ukuri. Urabona ntari iki? Pijo ko waje uri muzima utambara ibintu bimeze gutya. Pijo wabaye iki? Pijo sigaye wambaye ibitenge dore wabaye umugore. Ako Pijo. Noneho mfite igera ku birenge. Ndagutera ndakazica amabere. Iyi se ni ibiki bigera ku birenge noneho mana yanjye. Ako Pijo ni wajyadurije umwana wakigwarya n'ibindi atembeze wakimara we. Ari no bundi uri icyo kimaho zareba Nebera ko musa Imana neza. we. Mama. Ndebera n'ukuri Imana. Ariko Pijo ibi bintu nabyo bituma unyubahuka bigezeho kwe. Twavugana. Ukuri kw'Imana nongeye mana we baba we. Nge birandenze.
ukuri kw'Imana reka base nkakubwire sibyo reka mpamagare papa Nepo azarugucira kuko nukomeza kunyegereza kuko njye ndumva do nagukarabye kigoryi kamuhamagare waguhibura ukingwe nawe kugira ngo ariko telefone kugira ngo izacemo rwose dore ariko Pedro oui Sheri nukuri kw'Imana reka nkubwire iki kigoryi cyawe cy'umuhungu ngo ni Pedro noneho uzi ibintu nsanze muri uru rugo wabibara ubibonye Pedro arimo aranywa urumogi ari kunywa urumogi ngo iki umukozi wawe wambabarira ukaza ugataha ukareba kino ako Pedro akazi ukareba ushobora kuba yaranduza uriya muhungu wawe no ahubwo ikiriho iyo nagari kuva ku telefone ntahamagare polisi taha ahubwo wowe uyihamagare nibura unabireba utagira ngo ni bya bindi byanjye dore ngo babikoroga no mu bikombe mayi sinzi ukuntu babigenza ngo ngwiki ndatayo nsanga uko mu rugo nahasize niko ameze yambaye igitenge cyanjye Pedro usigaye menyera kuzisha urukumbaza iki wandaje bwanyumvira ikunyita idage mu rugo rwanjye n'ukuri kw'Imana nyumvira uri kunyikubitishwa njyewe ndagukubita ahubwo wowe ndagukubita kujyana kuri polisi nagukubise tagira ngo ni bya bindi wikoraga tari ka Pedro allo wowe banza uze urebe bagwina urebe ariko kuki utita kuri urugo rwawe ubundi wowe reka sawa we Pedro akurambaza iki Pedro tubyaranyaba wumve ngo hanya nagutenda dore polisi hariya hanze ije kugutwara Pedro ntugire ngo ni bya bindi byawe ntukiri umukozi wanjye naho tugihuriye njye nawe ntacyo dupfana uri kumva yo kwa sosa yango yo kwa nyoko ako Pedro wakuzi ko usigaye Pedro umva nkubwire rero ntabwo ukiri umukozi wanjye dore ubu ngubu uvuye mu maboko yanjye uri kumva dore polisi igeze harije kugutwara mama dore se wabibona